Amahoro bakunzi b'ubuzima n'Imana yabuduhaye. Ni ukuri uri umunyamugisha kuba ubashije kuba uri hano, ukaba uri kumva ibyo mbabwira. Abenshi barabyumvishije bibagirira akamaro gakomeye cyane. Ni ukuri ndashima Imana, nanjye si ku bwanjye, ariko numva ari ubutumwa bwiza nahawe. Uyu munsi rero turavuga ku bagabo, tubiteho, kubera ko iyo imyaka igeze 50 cyangwa igiye kwegera, haba hari ikibazo cyubugarije cyane. Prostate yabitangira kubyimba, bagatangira kugira ikibazo cyo kujya kwihagarika, bakajya bihagarika ibitonyanga cyangwa bakaryama yumva ntihagarika ngo birangire. Ikintu rero cyiza wamukorera iyo myaka itarageramo bikiri mu myaka 40 ni ukumukorera uyu mutobe. Uyu mutobe nk'uko mwabibonye ugizwe na seleri, ugizwe na gingembre. Ntayo nabonye nakoresheje kurikuma, ariko ufite gingembre byaba byiza kuruta. Harimo indimu na beterave. Uwo mutobe urawumuhereza mu gitondo kare, ukarindira isaha kuba yagira ikindi kintu yafata, ukabimusaba kugira ngo ntagire ikindi kintu afata. Uwo mutobe ubanza ukora akazi kose. Ndabibabwiye, ndabibahamirije, mu minsi 2 ubona ikintu gitangaje cyane. Umushuti wanjye nabibwiye mbere na mbere, mubwira ubuhamya nafashe muri ibyo ngibyo, arambwira ati bya bintu noneho ni inzaratsi. Yewe ntabwo ukeneye inzaratsi, nta kindi kintu gikomeye ukeneye kwita ku muntu. Urukundo ni inzaratsi zikomeye cyane, kandi ugukunda umurinda kurwara, umufasha kwita ku buzima bwe. Ntabwo ari no kurwara gusa, iyo urya neza ugira umutima mwiza, ugira mu mutwe hakora neza, ugatekereza neza, ugakora ibintu byose ku murongo, nta kintu gipfuye. Akenshi cyane usanga ugize ikibazo cy'ubuzima nuko hari aho utabigenjeje neza. Hakosore rero ukora umutobe ukura umwanda mu mubiri, ufasha mu buryo byo kubicisha mu nkari, noneho bikarangira bikagenda bikajya aho bigomba kujya, bitabaye mu mubiri ngo bitwicire ubuzima, bitwangirize. Uyu mutobe rero unywe mu usangire n'ukunda igitsina gabo kuva ku myaka 40, uzaba ukoze akazi gakomeye cyane, kandi ndabizi neza, ndabihamya. Mu minsi itarenze 2 rwose azaba akubwira ko byagenze neza. Ahangaha rero nakoresheje akantu, wakoresha akantu kose ubonye, rape irabikora. Ahangaha nakoresheje akarape k'abana, kubera ko nicyo kintu nabonye. Rape yanjye nini ntayo nabonye, narayibuze, ubundi shyira mu kayungirizo ndayungiriza. Udafite akayungirizo ufata supanete, wakata agace gatoya ugakamura, kuko ni ingenzi. Ntiwibagirwe kuronga imboga zawe neza cyane, kandi uwo mutobe unywebwa 15 ukimara gukorwa, kugira ngo utabe wataye ibyo byose. Ntibagirwe indimi kuko iwufasha kudapfa. Ngaho rero ubuzima bwiza n'amahoro y'Imana bibabeho, murakarama.